Iri ni ijambo ry'Imana ukurikira kuri Manuka FM, ariko ushobora no kujya kuri YouTube ukandikamo Manuka TV show ukabasha kurikurikira. Rero ndagushimiye cyane ufashe umwanya wawe ukaba ugiye kumvira ijambo. Nababwiye ko ibyo dusoma byinshi ntabwo tubyikurira mu mutwe. Dusoma ijambo ry'Imana, dusoma ibyanditswe muri Bibiliya yera. Hano ni ijambo ryihutirwa cyane ugomba kumva wa mukristo wowe uhisemo kumva Manuka TV show nonaha. Nturiveho, ntuve kuri YouTube channel utaramara kumva ibyo ngiye gusoma. Ntusubira inyuma, nturambirwe, ntuvuge ngo ibi ntabwo njya mbyumva. Fata umwanya wawe, niba ari minota 10, niba ari minota ingahe ikiganiro kiri bumare, ubanze wumve iri jambo. Iri ni ijambo twahaye umwanya tukabinyuza mu buryo bwo kurikodinga kugira ngo namwe mubashe kuryumva abo kuri YouTube. Rero ndabasaba kugira ngo munize igihe, muntege amatwi, mubashe kumva iri jambo. Mubashe kumva iri jambo kuko ntabwo imbere y'Imana uzavuga ngo ntabwo namenye, ntabwo imbere y'Imana uzavuga ngo sinari mbizi. Ugomba kubimenya. Bibiliya n'ikibereho. Niyo mpamvu bafashe Bibiliya bakayishyira mu ndimi zose, wajya mu rurimi rwose usibye urunyarwanda n'izindi zose Bibiliya zirahari. Aho igihugu cyose wajyamo wasangamo Bibiliya y'urwo rurimi. So nta kintu ukwiye kwitwaza ngo niwamenye ijambo ry'Imana. Niba utazi gusoma nta kibazo, ngenda gusomera. Niba utazi kusoma neza ndabigusomera kandi unabyumva. Ndagushimira wowe ukurikiye Manuka TV show, ndagushimira ko wemeye gutanga umwanya wawe kugira ngo ukurikire ikiganiro. Iyi ni YouTube channel mu minsi iri imbere izaba ikomeye. Imana ishaka kudukora ibitangaza. Mukande subscribe, mubwira abantu benshi baze bajye bumva ijambo ry'Imana. Dusoma ibiri mu Bibiliya yera, dusoma ijambo ry'Imana. Ntabwo tuvuga ibivuye mu kanwa kacu, ntabwo tuvuga ibyo twabonye hariya, ntabwo tuvuga ibyo abandi bavuze. Ijambo ry'Imana. Niba uzi gusoma, niba utazi gusoma, ibyo ni akazi kawe. Fata umwanya wowe utize ijambo ry'Imana. Tega amatwi Imana wumve ibyo gushakaho. Tega amatwi Imana wumve ubutumwa ikuzaniye. Reka mbase no ngushimire cyane wowe ukomeje kudukurikira kandi Imana iguha umugisha. Nizere yuko ikiruta ibindi ntuze gusigara nkuko wari umeze utarumvira ijambo. Ndeka uyu mwanya ugiye gufata udapfa ubusa. Uyu mwanya wufashe kunega amatwi, ntusigare nkuko wari umeze, ntusigare nkuko wari umeze kandi umaze kumva ibyo ijambo ry'Imana rikubwira. Rero niba uri wenyine, niba uri mu bantu benshi, shaka kuntu uba uri wenyine, wumva ijambo utuje, wumva ijambo nta bikurangaza bifite, nta byo gufata aho urimo kunyumvira ngo uhakureho ngo wongere uhagarukeho. Oya, iri ni ijambo ry'Imana. Biri kuri telefone, biri kuri computer, biri mu ahariho hose urimo kundebera. Iri ni ijambo ry'Imana. Iyi ni Bibiliya yera, ni ijambo ryahumetswe n'Imana. Ntabwo Imana ugomba kuyiha iminota ingahe. Imana yarakuremye. Niba umuntu abasha kujya kureba umupira akamara igihe akawurebana nijoro, niba umuntu ashobora kujya kureba filime akamarayo isaha ataranarya akahereza umwanya filime kumara isaha, niba umuntu ashobora kujya ku bindi nyine nko mu ahantu haje abaririmbyi, ahantu haje ibitangaza nyine by'abantu bikomeye, akajya kubireba akanishyura, wowe biragusaba iki kunega amatwi? Biragusaba iki gutega amatwi ijambo ry'Imana? Biragusaba iki kunyumva aho waba uri hose? Biragusaba iki kunyumva wiryamiye? Biragusaba iki kuba wanyumva uri no mu kazi? Niyo mpamvu ntabwo tuzadukora ibiganiro tugaragara kuko bishobora kubasaba kutureba cyane, kandi ikibanze ni ukumva. Kumva ugateranyaho kumvira. Kumva ndetse no kumvira nibyo Imana ishaka. Ntabwo nshaka kuzana nigaragaza, ntabwo ngiye nyeneye ko mundeba, ntabwo ngiyewe ni mundeba nza bigitangaza, ntabwo ngiye ni mundeba aribwo ari njye uzabakorera. Icyo Bibiliya y'Imana ibashakaho, icyo ijambo ry'Imana ribashakaho. Reka rero dusome muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 14. Umurongo wa 10, reka dore ku murongo wa 10. Mbere yuko nsoma reka mbanze nsenge aho uri hose humirize kandi utari mu birangaza. Ndagushimiye Data wo mu ijuru arimo isi ukarema n'abantu twese. Ndagushimiye muri akanya kuba uhaye uyu muntu wawe kuba akiriho, kuba tugihumeka Data twese n'ubuntu bwawe, nta kindi turusha abandi. Hari abakoze impanuka muri aka kanya, hari abantu barimo kurira kubera ko umuntu mugenzi wabo apfuye. Muri aka kanya hari umuntu bahamagaye babwira ngo kanaka umwuka ushizemo. Data wo mu ijuru, umuntu aramutse yinjiye mu bitaro yasanga y'abarwayi, umuntu aramutse agiye mu nzira yasanga habaye impanuka, umuntu aramutse agiye ahantu henshi yasangayo abakiriya kwa muganga, yasangayo
y'abarwayi, yasangayo abantu bameze nabi, hari abaraye batariye, ariko data kuba turi hano kandi twumva ijambo ryawe ni ikintu gikomeye, ndabigushimiye Mana. Nta kindi twabona tuguhereza usibye kukumvira, usibye kukubaha, usibye kukuvugira, nta kindi. Twahisemo kugukorera imyaka yacu isigaye, twebwe nka Manuka TV show, umuryango utari uw'abantu benshi, inshuti, itsinda ryishyize hamwe ryo gukwirakwiza ubutumwa bwawe. Nta kindi twabona tuguhereza atari kukuvugira, nta kindi twabona tuguhereza. Wowe ukwiye icyubahiro, ukwiye gukorerwa igihe cyose dusigaranye. Ku myaka yacu itaragera no kuri 30 data, twahisemo kugukorera mu minsi dusigaje, kuko n'ubundi amaherezo data, iyi si ntabwo twayibamo tugire ibyo twifuza nkatwe, ntacyo byaba bitumariye data. Icyo intego yacu ni ukugushimisha, intego yacu ni ukuguha icyubahiro, intego yacu ni ukukuvugira ubutumwa bwiza. Mpesheje umugisha umuntu wese ufashe uyu mwanya akaba agiye gutega amatwi iri jambo ryawe. Niba ari mu kazi kagahereza umugisha, niba hari aho ari murindireyo, niba abana be barwaye bakize data. Iri jambo ryawe rero naba ari njyewe uvuga, reka bari umanuka uvuge, kandi ufashe umuntu wese ugiye kuryumva ko rimuhindura, umufashe kutaryibagirwa, umufashe kuryumva neza, kandi akomeze atumire n'abandi baryumve. Ndagushimiye rero yuko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Yakobo ibice 2:10. Hari ijambo rivuga ngo amategeko agomba kumvirwa kumaramaje. Ijambo kumaramaza nkunda kurivuga kenshi iyo ndimo yigisha, kuko kumaramaza nukumvira nyine, nukumvira mu buryo bwuzuye, nukumvira mu buryo bw'100%. Kumaramaza ni nka cya gihe nyine hari igihe umuntu ajya, kananga urugero nko kubeshya, kuko nibyo abantu benshi bakunze kubona bakora, kandi ngo ubwo barakijijwe. Umuntu akavuga ngo mubeshye ko nayo mfite, umuntu akaza agusaba ati nguriza 500, ukamubwira ati ninyamuha nayo azansubiza, mubeshye ko nayo mfite. Ariko uko kumubeshya n'ubundi uko nguko ubeshye umuntu ngo na 500 ufite, birangana n'umuntu wabeshye mugenzi we ko nabyo kurya afite akaburara wenda agapfa. Yes, imbere y'Imana amategeko arangana, imbere y'Imana nta kanzinya kabayo, imbere y'Imana nta kinini cyane kibayo. Imbere y'Imana niyo mpamvu umunsi umwe imbere y'Imana ari nk'imyaka 1000, kandi natwe imyaka 1000 imbere yacu, imbere y'Imana bari umunsi umwe. Imbere y'Imana rero icyo tureba ngo ni kinini, yo ni gito, icyo tureba ngo ni gito, yo ni kinini. Rero niba ushobora kubeshya umuntu ngo niyo yaba agusabye ku mazi yo kunywa, umuntu ashobora kuza gusaba amazi yo kunywa, ariko usigaranyemo make, uzi ko amazi atetse wari usigaranye hasigemo nka litiro, kandi mugomba kuza kuyinywa. Umuntu akaza afite inyota akagusuhuza, ndabasaba ku mazi yo kunywa. Wowe kubera ko uzi ko nuyamuhereza murasigarana iki, muraza kunywa iki, kandi ko muyakeneye. Rero ukamubeshya ngo nukuri nta mazi mfite, nukuri yashize pe twayamaze ejo. Icyo kinyoma cyonyine uvuze ngo mwayamaze, icyo kinyoma cyonyine uvuze ngo nayo ufite, kirangana n'umuntu wabeshya umuntu ngo hariya hantu ni habi, hariyo abantu babi, munyure muri iyi nzira. Iyo nzira ahubwo umwerekeyemo bakamwiciramo. Mwese ibinyoma birangana. Ari uriya wabeshya abantu ngo hariya hantu ni habi, akanyura mu nzira yashakaga ngo ahubwo bajye kumwica. Nawe wabeshya umuntu ngo amazi yashize, imbere y'Imana ntabwo iri burebe ngo uriya bamwishe, kandi nta nubwo iri burebe ngo uyu nguyu ubwo ari inyota, ngo inyota iroroshye. Imana ntabwo ari nk'umwana w'umuntu, Imana irahambaye, ntabwo Imana ari nkatwe, ntabwo irebesha amaso nk'ayacu. Niyo mpamvu ushaka kubaha. Niba ubishidikanyaho, niba wumva utabyumva neza, ndashaka gusomera icyanditswe kiri muri Yakobo ibice 2:10. Hari umutwe uvuga ngo amategeko agomba kumvirwa kumaramaje. Ntabwo agomba kumvirwa 90%, ntabwo agomba kumvirwa 99%, 100%, ahubwo binabaye ngombwa warenza ukumvira Imana nyine mu buryo bumaramaje. 10. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe, ndajya mu nyumve neza, no gusoma nitonze hano. Yakobo ibice 2:10. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba ayacumuye yose. Noneho njye nahoze mvuga ngo uyu muntu ngo wabeshye kanzinya n'uwabeshye kinini birangana. Noneho hano Bibiliya tubwira ngo umuntu wumvira amategeko yose, umuntu witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Iri ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari njyewe urimo kubivuga, ntabwo iri ni ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera.
umuntu wese witondera amategeko yose, urumva yose, agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose, aba ayacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, niwe wavuze uti ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, uba ucumuye amategeko yose. Haleluya. Murimo kumvira ijambo ry'Imana icyo ritubwira? Murimo kumvira ijambo ry'Imana icyo ritubwira? Murimo kumvira ijambo ry'Imana icyo ritubwira? Ushobora kuba witonderaga amategeko yose, yaba yo wasomewe ari 10 yahawe Mose, yaba yaraye ababyeyi bawe bakubwiye, yaba ari iz'inshuti zawe zakubwiye, yaba ari abapasiteri bawe bakubwiye, ariko icyo ugomba kumenya, umuntu wese witondera amategeko agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko uwavuze ati ntugasambane niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, uba ucumuye amategeko yose. Nuko rero nudasambana ariko ukica, ubu yacumuye yose. Haleluya. Nizere ko murimo kubyumva neza. Niba waririnze gusambana ukavuga ngo sinzabikora kugeza nshatse, ariko ku ruhande ukabubeshya, menya ko n'ubundi urangana n'uri urimo gusambana. Urangana n'uri urimo gusambana imbere y'Imana. Urangana n'uri urimo gusambana. Haleluya. Ndajyana mbazanira amagambo menshi mutari muzi, ndajyana mbashakashakira icyanditswe benshi batari bazi, kuko abantu benshi ntago bafite umwanya wo kwicara hamwe ngo basome Bibiliya, atari uko bawubuze, ahubwo kutabiha agaciro. Kuko niba umuntu ashobora kwicara hamwe akareba, akaba yakicara kuri TikTok, simvuze ngo muve ko ku internet, ariko umuntu niba yicaye akajya kuri TikTok akareba, akajya kuri TikTok mpaka data zishize, mpaka internet zishize, mpaka data MB zishizeho, uwo mwanya yarawufite. Kuri TikTok ashobora kumaraho iminota 10, ubwo ngiye mvuze mike, hari n'umaraho isaha, hari n'uwo bagaburira ibyo kurya bikaguma hakiri kuri TikTok, hari n'abajya kurya ababyeyi bakabanza bakabwira abana ati amafone muyazimye, kuko nta kintu bakora mu gihe bafite amatelefone. Niyo mpamvu no kwishura abana babuze amatelefone. Ariko niba umuntu afashe telefone ye akajya kuri TikTok, ngiye mvuze iminota mikeya 10, iyo minota 10 kuri TikTok yayivuyeho, nta kintu ushobora kumubwira akuyeho kizima. We yakomeje anyereza urutoki. Iyo minota 10 nibura yafashemo 5 ajya muri Bibiliya, yafashemo 5 ashakisha ijambo ry'Imana, yafashemo 5 yandikamo Manuka TV show, yafashemo 5 areba icyo umuntu yagakoze ngo Imana imukunde. Mu by'ukuri abantu benshi ntabwo bagishaka gusoma ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tugomba kubasomera ijambo ry'Imana kandi tunarisobanura buhoro buhoro. Uriya muntu usambana akaba ari icyo akora gusa, bakaba bamuziho kugira neza, nta mutima mubi afite, nyine icyo afite arakiguha, iyo baba yaragufasha, iyo bigenze gutya nta kibazo kindi afite usibye gusambana. Uwo muntu n'ubundi usambana imbere y'Imana, ntabwo imbere y'Imana ivuga ngo uyu muntu ntabwo yishe, uyu muntu ntabwo yibye, uyu muntu ntiyasenze ibishushanyo. Imbere y'Imana yacumuye yose. Imbere y'Imana yacumuye yose. Niyo mpamvu abakristo, niyo mpamvu bagenzi banjye, niyo mpamvu niba ushaka kwihana, wihane hakiri kare. Mu gihe wumvishije ijambo ry'Imana, umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe. Noneho Bibiliya nta nubwo ibyisengo agacumura rimwe cyangwa ngo agatinda kuri rimwe, ahubwo kurisitaraho. Gusitara muzi icyo bisobanuye? Gusitara ni ukuba wagendaga ugahungabana. Ushobora gusitara ntugwe, ushobora gusitara kuyo uri gukomeza ukagenda, ushobora gusitara wari ufite n'amagi ntameneka, ariko nyine wasitaye. Gusitara gato ku mategeko y'Imana yose uyacumuye. Kuko wavuze ati ntugasambane, niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, uba uciye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Murumva? Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza. Ntugakora ikintu kubera ko ugendeye ku jisho ry'umuntu. Ntugakora ikintu uvuga ngo kanaka nabimenya nuko ari bunshime. Ntugakora ikintu uvuga ngo ariko kanaka nasanga ntagikoze araza kumfata nabi. Kora ikintu nk'ujya gucirwa urubanza. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza. Kuko utagira imbabazi atazazigirirwa, cyangwa se utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza. Nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Ndagira ngo ko niba mutima utagira imbabazi, niba mutima wawe udashobora kubabarira umuntu, ntabwo nawe uzababarirwa. Niyo mpamvu iyo nsomye umurongo mwumvamo ikintu umuntu agomba gukora cyangwa agomba kwirinda, niho ntinda nkabanza ngasobanura. Bibiliya itubwiye ko niba utagira imbabazi nawe ntabwo uzazigirirwa. Niba uzi ngo nta mbabazi ugira ntabwo uzazigirwa n'ukuri. Iga kubabarira.
umuntu nagutuka ntukamusubize kuko ntabwo ubusa nkabo, ntabwo ubusa nkawe. We mu mutwe hari ibirimo ariko wowe hari icyo uharanira, wowe urimo kwitondera nk'aho ujya gucirwa urubanza, ariko urubanza uwo nguwo ugututse nta n'ubwo urubanza ashaka kurumenya. Iyo arumenya ntabwo yakagututse. Bibiliya ibuzanya gutukana. Bibiliya ibuza umuntu wese wizera Imana, umuntu wese wubaha Imana kugira amagambo mabi asohoka mu kanwa. Umukristo rero uyu munsi niba wanyumvise waneze amatwi, ijambo ni iryo ngiryo. Umurongo wa 10 igice cya 2 muri Yakobo, iri jambo genda uritekerezeho ryuko umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica ubu yacumuye yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo, kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Nizere ko nabasobanuriye iby'ingenzi, ariko icyo ni icyanditswe cy'umunsi nashaka kubagezaho. Icyo ni icyanditswe cy'umunsi. Rero mureke dusenge. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Mweretse aba bantu mu by'ukuri abari bateze amatwi iri jambo, bemeye gufata iminota 15, bemeye gufata iminota 15 Mana, bagategera ijambo kugeza rirangiye amatwi. Bahereza umugisha, bafashe bakubaha Imana, bafashe bakubaha ibyo bifuza byose bibakorere. Abana bo bereka biga bavuza amasukuru fizi. Ibintu byinshi byananiranye imbere y'abantu, wowe imbere yawe abari bitoya, imbere yawe babishoboka Mana. Kuko na Lazaro wamuzuye kubera ko abantu bari bumiwe, amaze n'iminsi 3, ntabwo yamaze umwe, yabanje amara iminsi 3 kugira ngo abantu bemere ko byarangiye. Ariko Yesu waraje ugaragaza imbaraga zawe, izo ni imbaraga zawe twebwe abantu tudatekereza. Aba bantu rero abafite ibyabacanze, abafite ibyabayobeye Mana, kubera bateze amatwi iri jambo ryonyine, bahereza umugisha, bahindura ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, amen. So urakoze cyane wowe wadukurikiye. Reka tuzabonane mu kindi kiganiro cyejo. Mukande subscribe, mukore share kuri kiganiro, mubwire abandi bantu bose baze bumve iri jambo. Ntabwo mukeneye kumva ibitangaza Imana yakoze, ntabwo mukeneye kumva ibitangaza Imana izakora. Ibi byose ntacyo byabitumariye mu gihe tutayumvira. Umubyeyi ntabwo yashimishwa n'umwana ngo kubera ko yavomye gusa amazi, ntabwo yashimishwa n'umwana kubera ko yabaye uwa mbere. Mu gihe umwana atumvira umubyeyi, ibyo byose ibyo umwana yakora byaba ari byiza, nyine yamushima by'aho kanya, ariko nyine niba atamwubaha se byamumarira iki? Murakoze, mukande subscribe. Imana ibaha umugisha.